ariko kandi ku muntu wasenze n'umuntu wiringiye Uwiteka azatabarwa kandi azagirwa neza. Hari ikindi cyorezo kigiye kuza, hari izindi ndwara zigiye kwaduka zikomeye kandi ziteye ubwoba zigashegesha isi yose, ariko kandi ntitugire ubwoba, ntidutinye, Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Ikindi rero nagiye kubona mbona ikirere kirijimye kibaye nk'umukara, ngiye kubona mbona haturutsemo imyambi ndetse haturutsemo n'ibintu bimeze nk'amacumu, mbona bifata umuntu wese. Numva Uwiteka arambwiye ngo nimbwire umuntu wese nubwo bagiye gukingura, nubwo ibintu byose bigiye gusubira uko byahoze, nubwo abakobwa bafite amakwe bari bareze Imana igiye kubatabara, ariko kandi ngo nyuma y'ibyo ngibyo haje igihe ikiruhuko cy'igihe kirekire. Nyuma y'ikiruhuko cy'igihe kirekire nabonaga abantu bagira amahoro batekana. Ubwo ufite ubwenge niyumve icyo Mwuka avugana nawe. Amen. Uyu munsi rero tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Mwene data nshuti y'umusaraba, hari abantu bajya ubwira umuntu ngo kiranuka cyangwa se kizwa, reka ibyaha ushakashaka umwami akubwira ati oya reka nzabikora ejo. Mwene data nshuti y'umusaraba, wivuga ngo uzabikora ejo, wivuga ngo uzakizwa ejo, wivuga ngo uzasenga ejo, wivuga ngo uziriza ubusa ejo, wivuga ngo nzatitiriza Imana ejo. Hoya witegereze ejo hazaza, kuko ejo hazaza ntahabaho. Ejo hazaza hawe n'uyu munsi uzi biri kuba kuri iyi saha, ariko ibiri ube nyuma y'isaha ntabwo bizi. Rero witegereze ejo, ahubwo kora ibyiza ugifite uburyo, kandi wibikore ejo kuwa kangahe, ahubwo bikore uyu munsi. Nibyo byiza kuko utazi icyago kizaza n'ikitazaza icyo ari cyo. Dusome ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza ari we Salomo, turasoma ibice bya 11. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Dusome 11 guhera ku murongo wa mbere. Mutwe w'amagambo uravuze ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Haravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Sinzo kubigenza, sinzi no kubikora. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ni Nzaranya TV 250, ni Jean Claude Manzi Sembatia. Ni ijambo ryo kubohoka. Imana nibaha umugisha. Tugeze mwanya mwiza w'ijambo. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Mezute urakomeye aho uri hirya hino no kwisi. Ndashimira abantu bampamagaye, ndashimira abantu banyandikiye kuri WhatsApp, ndashimira abantu bose muri rusange, kandi nawe uteze amatwi ijambo kawe ugiye kurireba ndagushimiye. Mbere ko dutangira ijambo rero, ntabwo ari ibisanzwe, iteka bihora ari bishyashya. Reka dusenge twinginga umwami. Data twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje. Wagize neza, wakoze ibikomeye ndetse n'ibijya amaboko n'amaso yacu atatekerezaga. Waturinze uturindana n'imiryango yacu n'abacu bose. Shimirwa ku bw'isi warinze n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose. Uhimbarizwa imirimo n'ibitangaza ukora uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu kanya keza kw'ijambo. Mpera umugisha uyu muntu wese wagambiriye kubireba ndetse no kubyumva. Nikiruta byose iri jambo rimutera guhinduka no gufata umwanzuro, agira ava agira n'ahandi agera, kandi nagambira byiza umushyigikire, kandi n'ugambira ibibi nawe umubabarire. Mweze kandi umutunganye umushobozi mu mutima wo guhinduka no kurekura, maze kwera no gutungana kw'iteka bigaragare kandi biganze. Urwaye mukize, ufite ikibazo mutabare, kandi ugukeneye umwiyereke, maze kugirwa neza no gutabarwa n'umwami bigaragare kandi biganze bitamureberekane. Urakoze urakarama mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amina. Imana rero nibaho umugisha. Ndashimira Imana y'igitangaza, ndashimira imbaraga z'abasenga n'abera, ndashimira Imana yagiye ibana natwe, yabanye natwe mu bihe byatambutse, ikaba ikomeje kuturinda uyu mwaka wose. Izina ry'Uwiteka nirabukiro kandi riganze niritegeke. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryo kubohoka, mu mwanya wo kuvugana namwe icyo Uwiteka bashyize ku mitima yacu. Ni kuri Nzaranya TV 250. Ngusaba gukora subscribe, gukora share, like ndetse na comment, kandi turuta byose ijambo ry'Imana ujye risangiza abantu. Nta wamenya mwene data, ryahindura umuturanyi, ryaguhindura kandi ryahindura na mwene wanyu. Imana ikaguha umugisha. Mbere ko dutangira rero ijambo ry'Imana, reka maze nkubwire ijambo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yambwiye uyu munsi mu gitondo. Uwiteka yansanze arambwira ngo nimbwire umuntu wese ngo nakomeze icyo afite, ngo umuntu wese nakomeze icyo yahawe. Nimba warahawe urukundo rukomeze, nimba warahawe impano yo guhanura gikomeze, nimba warahawe umutima utanga ukomeze, kuko utazi ikigiye gukorokora imbere ni habi, imbere hateye ubwoba, ariko kandi ku muntu wasenze n'umuntu wiringiye Uwiteka azatabarwa kandi azagirwa neza. Hari ikindi cyorezo kigiye kuza,
hari izindi ndwara zigiye kwaduka zikomeye kandi ziteye ubwoba zigashegesha isi yose, ariko kandi ntitugire ubwoba, ntidutinye Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Ikindi rero nagiye kubona mbona ikirere kirijimye kibaye nk'umukara, ngiye kubona mbona haturutsemo imyambi ndetse haturutsemo n'ibintu bimeze nk'amacumu, mbona bifata umuntu wese. Numva Uwiteka arambwiye ngo nimbwire umuntu wese nubwo bagiye gukingura, nubwo ibintu byose bigiye gusubira uko byahoze, nubwo abakobwa bafite amakwe bari barareze Imana igiye kubatabara, ariko kandi ngo nyuma y'ibyo ngibyo haje igihe ikiruhuko cy'igihe kirekire. Nyuma y'ikiruhuko cy'igihe kirekire nabonaga abantu bagira amahoro batekana. Ubwo ufite ubwenge niyumve icyo Umwuka avugana nawe. Amen. Uyu munsi rero tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Mwene data nshuti y'umusaraba, hari abantu bajya ari ubwira umuntu ngo kiranuka cyangwa se kizwa, reka ibyaha ushaka umwami, akubwira ati oya reka nzabikora ejo. Mwene data nshuti y'umusaraba, wivuga ngo uzabikora ejo, wivuga ngo uzakizwa ejo, wivuga ngo uzasenga ejo, wivuga ngo uziriza ubusa ejo, wivuga ngo nzatitiriza Imana ejo. Hoya witegereze ejo hazaza, kuko ejo hazaza ntahabaho. Ejo hazaza hawe n'uyu munsi uzi biri kuba kuri iyi saha, ariko ibiri ube nyuma y'isaha ntabwo bizi. Rero witegereze ejo, ahubwo kora ibyiza ugifite uburyo, kandi wibikore ejo kuwa kangahe, ahubwo bikore uyu munsi. Nibyo byiza kuko utazi icyago kizaza n'ikitazaza icyo ari cyo. Dusome ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza ari we Salomo, turasoma ibice bya 11. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Dusome 11 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Haravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Amen. Nyanyagiza imbuto yawe, nyanyagiza urukundo rwawe, nyanyagiza umutima w'impuhwe nimufite, nyanyagiza gukiranuka no kugendera mu nzira zitunganye, nyanyagiza imbuto zikwiriye abiyannye nimba uzifite, ngo kuko uzayibona hashize iminsi myinshi cyane. Haravuze ngo bigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Mwene data nshuti y'umusaraba, senga kuko utazi ibiri imbere ibyo ari byo, senga kuko utazi icyago kiri imbere icyo ari cyo, senga kuko utazi uburwayi buri imbere ubwo ari bwo, senga kuko utazi ibyago biri imbere ubwo ari bwo. Nakubwenge iby'uyu munsi urabizi, iby'amasaha turi murabizi, ariko ntabwo uzi iby'ejo hazaza ibyo ari byo. Wirindira gukiranuka ejo, wirindira gukizwa ejo, wirindira kuva mu byaha ejo, wirindira kuva mu ngeso zakuba sembijo. Ahubwo ingingo Uwiteka uyu munsi, ntabwo amasaha arakurengana, ntabwo igihe kirakurengana. N'uyu munsi uriho Uwiteka yagutabara, uyu munsi uri Uwiteka yakurengera, uyu munsi uriho wakora ibyiza. Uracyafite amahirwe yo wakora ibyiza, ugihumeka wakora ibyiza, ugihumeka wakizwa, ugihumeka wava mu byaha, ugihumeka wareka ingeso zakubase, n'Uwiteka akagutabara kandi akakurengera. Ijambo ryatubwiye ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Mwene data nshuti y'umusaraba, wigambira ibibi. Uyu munsi wareka inzika, uyu munsi wareka amagambo, uyu munsi wareka irari, uyu munsi wareka ubusambanyi, uyu munsi wareka kubeshya, uyu munsi wareka wa mujinya w'umurandura nzuzi, uyu munsi wareka ibibi ukava mu byaha. Uwiteka akagutabara kandi akakurengera. Dusome tugeze ku murongo wa 6. Haravuze ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukarure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriye. Mwene data nshuti y'umusaraba, nimba ufite umutima wo gusenga senga, nimba ufite ukuboko ko gutanga, nimba ufite umutima w'umwezigire, nimba ufite umutima wo gusengera abarwayi basengere, nimba ufite umutima wo kwiyiriza iyirize, kuko utazi ikizera ari iki ngiki na kiriya. Mwene data nshuti y'umusaraba, kora ibyiza ugifite uburyo, va mu byaha, agafa kaburiwe n'impongo. Nanjye uyu munsi naje kukuburira, nanjye uyu munsi naje kubwira ngo reka ibyaha byawe, nanjye uyu munsi naje kubwira ngo ngira wiringire Uwiteka. Nubwo bakinze, nubwo imiryango idanangiye, ariko wiringiye Uwiteka abasha gukora ibikomeye. Wiringiye Uwiteka abasha kugutabara, wiringiye Uwiteka abasha kukurengera kandi abasha kukugirira neza. N'ijambo ratubwiye ngo nubagambire kugira neza, nubagambire gusenga mu gitondo, ngo ntukarure ukuboko kwawe nimugoroba, nibagambire gusenga senga, ntigira ukubuza gusenga, ntigira ukubuza kwiringira Uwiteka. Nibagambire kumwizera mwizere, nibagambire gufasha umuturanyi mufashe, nibagambire gukora ibikorwa by'urukundo bikore. Wiruhura akaboko kawe, ngo kuko utazi ikizera ari iki ndetse na kiriya. Dusome
haravuze ngo kuko utazi ikizera ari cyo cyangwa kiriya cyangwa yuko byombi bizawanya kuba byiza. Birashoboka ko gusenga kwawe kwaba kwiza, birashoboka ko icyo gikorwa cy'urukundo cyaba cyiza kikakuvuganira. Uwiteka ambwiye ngo nimbwire abantu ngo se ko baretse imirimo myiza y'urukundo ninde wababwiye kuyireka? Mwene data nshuti umusaba, wireka kugambira neza, wireka kwizera Imana. Bantu babuze kwizera, bantu batakaje ibyiringiro, bantu batakaje ibihe byabo byo gusenga. Icyo Kristo yashakaga yakigezeho. Mwene data nshuti umusaraba, wakongera ukambara imbaraga, wakongera ukizera Uwiteka akagutabara kandi akakurengera. Turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Ni kuri Nzaramya TV 250. Wakora subscribe, wakora share, wakora like, wakora comment. Imana ikakumera umugisha kandi ikagutabara ndetse ikanagwira ikakwambika imbaraga ukurushaho kwamamaza ijambo ry'Imana. Dusome. Haravuze 9, haravuze ngo wa musore we, ntabwo ari umusore uri kubwirwa gusa, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa mwana mutoya ufite amatwi yo kumva ijambo ry'Uwiteka. Haravuze ngo ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi buto bwawe rwose, ngo kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Jambo ryaravuze ngo wandura nagumye yandura uko ashaka, ngo ariko nuwera nawe nagumye yere cyane. Jambo yatubwiye ngo wa musore we, wa mukobwa we, wa mumama we, wa mugabo, wa mwana mutoya we, nukuri ngo kora uko byifuza, ngo unezeze mu mutima wawe, unezeze inzira zawe, unezeze amaso yawe, ugambire ibi rwose ubisohoze. Ariko wibuke ko amaherezo ya byose ngo bitazabuza Uwiteka kugushyira mu rubanza. None nimba inzoga zizagushyira mu rubanza waziretse, nimba ubusambanyi buzagushyira mu rubanza waburetse, nimba irari zizagushyira mu rubanza wariretse, nimba kubeshya bizagushyira mu rubanza wabiretse, nimba inzika zizagushyira mu rubanza wabiretse, nimba gusenga ukureka gusenga warasengaga bizagushyira mu rubanza wabiretse, nimba kugambira ibibye bizagushyira mu rubanza wabiretse, nimba ubwibone buzatuma Uwiteka gushyira mu rubanza waburetse, nimba kwicana ko mu mutima ndetse n'uko mubiri no kurogana bizagushyira mu rubanza wabiretse, nimba amagambo azagushyira mu rubanza, guteranya bane bizagushyira mu rubanza wabiretse. Jambo ryavuze ngo rwose ubikore, unezerwe, unywe ibiyobyabwenge rwose, ibyo leta irwanya ubikore uko wifuza, ariko umenye ko bizagushyira mu rubanza. Nimba na leta ubwayo ibibuza, we kuki utabireka? Erega ibiri mu isi nibyo bigomba kutwigisha ibiri mu ijuru. Nimba leta ibuza abantu kunywa ibiyobyabwenge, ikabuza abantu gukora ibibi, no mu ijuru niko bigomba kugenda. Mwene data nshuti umusaraba, nimba leta ikangurira abantu kwirinda coronavirus, ikababwira kwirinda icyorezo, ikabasaba gukaraba cyane, ikabasaba kubahiriza amabwiriza, no mu ijuru niko bigenda. No mu ijuru hari amabwiriza ugomba gukora, hari amabwiriza ugomba kugenderamo kugira ngo ukore iki? Kugira ngo uzagere Siyoni uri muzima. Ngo bikora uko bishaka, ngo ariko umenye ko bitazabuza Uwiteka kugushyira mu rubanza. Rero ikiruta byose ngugira inama ya kibye ndetse na kigabo, wabireka kugira ngo ejo mu gitondo utazajya mu rubanza. Mwene data nshuti umusaraba, nakubwiye ngo bagiye gufungura, nakubwiye ngo umuntu agiye gusubira, abajya Dubai bagiye, abacuruza mu mujyi bacuruza, abakora amakwe bayakore, abakora ibyo bashaka babikore. Ariko wibuke ko nyuma yabyo nabonye amacumu, nabonye imyambi, nabonye kwijima kw'ikirere, kandi nyuma yabyo nabonye ikiruhuko cy'igihe kirekire. Nyuma y'ikiruhuko cy'igihe kirekire nabonaga abantu bagira amahoro, abantu batunganirwa. Ubwo niba ufite ubwenge wumva icyo umwuka ashatse gukora iki ashatse kuvuga. Ariko kugira ngo ibyo bigusoreho, wakiranuka, shaka ubwugamo, shaka ubwisho, shaka inkuge, bazi inkuge ujyemo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Mwene data nshuti umusaraba, hagiye kwanuka ikindi cyorezo, kandi si kimwe ni na bibiri. Ariko Imana idutabare kandi dushoboze, itwambike imbaraga byo gusenga no gutinya. Waba uri umunyarwanda birahari, waba uri umunyamahanga, erega byose twese bitugeraho. Ikiruta byose nuko twakirinda. Dusome ijambo ry'Imana. 10 yaravuze, turi gusoma igitabo cy'umubwiriza 11. 10 yaravuze ngo nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa.
bantu bashishikajwe n'ubutunzi bw'isi cyane, bantu bakunze ibyubahiro, bantu bashatse kuba ibitangaza, bantu bashatse kuba uko babavuga, bantu bashatse kwivuga ngo biyamamaze, bantu bananiwe kwamamaza imbaraga z'Imana, bananiwe kwamamaza Imana itanga urubyaro, bananiwe kwamamaza Imana itanga akazi, bananiwe kwamamaza Imana irekesha umuntu ubusambanyi. Njyewe igitangaza si uko Imana yaguha inzu, igitangaza uko Imana yaguha Amerika, igitangaza nuko Imana iguha imbaraga zo kureka icyaha. Igitangaza ejo bundi nibwo twizizaga umunsi w'intwari, igitangaza nuko waba intwari, ukaba intwari mu kureka ubusambanyi, ukaba intwari mu kureka kwicana, ukaba intwari mu kubabarira, ukababarira uwakwiciye umuryango. Igitangaza nuko waba intwari mu gukora ibyiza. Kora ibyiza ugifite uburyo. Banza ubabarire wa wundi wakwiciye umuryango, banza ubohore babandi wagiriye inzika, wisenga utababarira, wisenga ubeshya. Mwene data nshuti umusaraba, ijambo ravuze ngo nuko rero ikiruta byose ngikura umubabaro mu mutima ndetse no mu maso yawe, ngo kandi utandukanye umubiri wawe ngo ibi bikube kure, ngo kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Mwene data nshuti umusaraba, ibintu byose ni ubusa. Hari ijambo Petero yigeze yandika, navangerezo rya byose riraje, ngo kandi riri bugufi. Mwene data nshuti umusaraba, ibi turwanira bizashira, bibyubahiro bizarangira. Ikiruta byose waranira kwezwa no gutunganywa kandi ugakora ibyiza ugifite uburyo. Icyatumye Salomo avuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo nuko yatekereje mu munyabwenge, asanga ejo mu gitondo hari igihe uburyo bwabura, hari igihe minervari kibura, hari igihe amatike abura. Mwene data nshuti umusaraba, ibiri ku isi nibitwereke mu ijuru uko bimeze. Rero ikiruta byose nimba ugifite ukuboko ko gutanga, tanga ugifite ibyo utanga, kuko nta wamenya ejo mu gitondo ku munsi mubi Uwiteka yakurokora yibutse neza yawe. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nimba ugifite amaguru asurana, sura mwene so. Nimba ugifite ukuboko ko gutanga, hari abantu badafite ibyo kurya, wibirya ngo bimare. Umuntu yiza kuko njyewe hari ikintu cyantangaje, umuntu araza ngo umusengere, afite inzara, warangiza ukamubwira ati pfukama ngo uhamagarire Imana. Imana ugiye kumuhamagarira ufite umufuka w'umuceri, ni Imana bwoko ki? Ikiruta byose si wadakuri wa muceri wawe ukamuha, uko nusenze nturakoze igitangaza. Mwene data nshuti umusaraba, gukora ibitangaza si ibintu bihambaye, si uguterura inzu ngo uyihe umuntu. Oya, kuri kamambiri ufite 5 wamuha umuguru umwe, ku myenda 6 ufite wamuha umwenda umwe. Nuko abantu baretse urukundo rwabo rwa kera, ariko wakora ibyiza ugifite uburyo. 12 haravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Korera Uwiteka bigishoboka. Nimba rivuga bitumwa rikore bigishoboka, nimba ari ugutanga tanga bigishoboka, kuko munsi muburaje, kuko munsi w'ibyaguraje, kuko munsi w'amakoburaje. Ibuka ko ari ikiruko cy'igihe kirekire. Mwene data nshuti umusaraba, va mu byakiranuka, ngo jya wibuka umuremyi wawe, ngo iminsi mu minsi yawe yose y'ubusore, ngo iminsi n'imyaka mibi itaraza, ngo ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo, ubwo uzatangira kwicuza ukavuga ngo ngiyo mbimenye, ngo disi yo mbikora cyagiye. Wirindire ejo hazaza, niryo jambo navuze. Wirindire ejo hazaza ngo uzabikore ejo hazaza. Oya, bikora uyu munsi, ejo ntabwo ari ahawe nanjye ejo sahanjye. Ahacu ni uyu munsi, ejo hazaza ntahabaho. Witegereza kuzabikora muri 2050. Hoya, hari igihe utazagerayo. Abantu bajyaga bavuga ngo viziyo veni ngo nibitangaza, ariko tuyigezemo twese twifashe ku munwa turumirwa, tutiye baba we, tutime twavugaga ntabyo twabaga tuzi. Mwene data nshuti y'umusaraba, ibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe bwose, ngo iminsi mibi itaraza. Mubyeyi, wikibagirwa Imana. Mukobwa, wikibagirwa yagukuye muri Egiputa mu byaha. Mugabo, wikibagirwa Imana yagukuye mu basinzi. Mukobwa, mugore, mwene data nshuti y'umusaraba, wikibagirwa ya Mana yagukuye hahandi waruri. Ijambo ryavuze mu gitabo cya Ezekiel 16, naravuga ngo wibuke gakondo yawe, ko wibuke ngo usukubyara, ngo ni umwamori, ngo nyoko no muhetikazi. Ariko ngo wibuke mu minsi yawe, ngo yewe ngo nigiye bakubyara nta nuwakwigiye n'utubabazi na duke. Nibuka kubiteka muri ya minsi yawe y'akababaro n'agahinda, ari wahagaranye nawe. Nibuka bwa burwayi, ibuka ka gahinda, ibuka bwa bukene, nibuka yanzara, ibuka kwa kurara hanze, ibuka kwa guseka, ibuka kwa kwangwa n'umuryango. Wibuke kubiteka ari wahagaze, wahagaranye nawe.
ijambo rivuze iki? Yavuze ngo nuko rero wa musore jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Mwene data, umunsi mubuze ariko wakangaye, umunsi w'amakubuze ariko wakangaye, warekuye ukareka ibyaha uyu munsi, witegereze ejo. Babarira wa wundi wanze kubabarira, wa wundi wari warishyizemo mu bohore, wikikorera imitwaro myinshi, uracyafite byinshi byo gusengera ariko va no mu byaha. Haravuze ngo kabiri, ngizuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, buka ko nanjye nabonye umwijima mu kirere, bitarijimishwa va mu byaha. Ngo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, n'ibicu bitaragaruka imvura ihise. Ngo n'ibicu bitaragaruka imvura ihise, bishatse kuvuga ngo hariho kugwa kw'imvura. Sinzi imvura izagwa ari bwoko ki, yenda n'amahindu cyangwa se yenda n'imvura isanzwe, ntabwo mbizi. Umwuka gusobanure kandi agutabare. Ngo n'ibicu bitaragaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama. Intwari ese nizamaze kunama? Hari abagikanyakanya, ariko nawe mu bakanyakanya wabamo. Nawe mu bagifite imbaraga zo gusenga, mu bagifite umwuka w'umwimerere wabamo, mu bagifite imbaraga zo kwirinda wabamo, mu bagifite imbaraga zo gutinya icyaha wabamo. Ariko abantu benshi bamaze kunanirwa, abantu bararambitse, barambika intwaro hasi, intwari zamaze kunama, ariko kandi hacyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Nawe uyu munsi wabamo, nawe uyu munsi wareka icyaha, uyu munsi wareka ingeso zakubase, ukumvira umwuka wera w'Imana akagutabara kandi akagwira. Turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Ibyiza ni ugusenga, ibyiza ni ukuva mu byaha, ibyiza ni ukwirinda, ibyiza ni ugutaha, ibyiza ni ukwibuka imirimo y'umwuka wera, ugakora ibyiza, ugatanga, ugafasha abababaye, ugasenga. Nta nubwo bagusabye ibyamirenge, gutanga si ibyamirenge ku nteye, oya, ni ugutanga icyo ufite gusa, Imana ikagutabara. Dusome ubundi no gusoza. Ngo n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma. Bishatse kuvuga ngo ni umunsi mubi, bw'abantu bose bazatinya, bw'abantu bose bazacika ururondogoro, bw'umuntu azabivuga kubisobanura bikamunanira. Mwene data nshuti umusaraba, kora ibyiza ugifite uburyo. Imana yongeye gutanga amahirwe, Imana yongeye gutanga agahenge, Imana yongeye gutanga ubundi bubyose, Imana yongeye gutanga, irongera irengagije, ariko wipfusha ubusa amahirwe uhawe. This is second chance. Ariko ejo bishobora kwanga. Bikora uyu munsi rero. Bakarurira gusya kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa. Mwene data, imiryango igiye gukingwa, ibuka cya kiruko cy'igihe kirekire, ikiruta byose. Nimba wumva ubwamaze kumva icyo umwuka ashatse gusobanura, ikiruta byose rero, va mu byaha, irinde kandi urinde n'abandi. Ni nako leta ivuga. Ngo n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, umuntu akabyoswa n'ubunyoni. Erega igihe kiraje kandi kirasohoye, ni umwuka agiye guceceka. Igihe kiraje kandi kirasohoye, gakiza kagiye gusubiraho katurutse. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Mwene data nshuti umusaraba, wavuye mu byaha, wakoze ibyiza ugifite uburyo. Witegereza ibyamirenge ku ntenya, witegereza gukundana kera, witegereza kugira neza kera, witegereza kuva mu byaha kera. Kora ibyiza ugifite uburyo. Ngo n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi, nukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira. Ngo bafatirwe n'ubwoba mu nzira. Kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka. Abarira bakabongera mu mayira, akagozi k'ifeza kataracika, n'urwabya rw'izabibu rutarameneka. Amen. Ndashoje, ariko kora ibyiza ugifite uburyo. Wirindire ejo hazaza. Ejo ni habi cyangwa ejo ni heza.
ntawamenya uzi ibyakubaye ejo hatambutse ariko ibizaba ejo mu gitondo hazaza ntabyo uzi. Witegereze ejo rero, bikora uyu munsi ukize ubuzima n'ubugingo bwawe, kiza amagara yawe, kiza umutima wawe, kiza ubwenge bwawe, kiza umutima wawe, urinde kurimbuka. Mwene data nshuti w'umusaraba, va mu byaha ugarukire Uwiteka. Mana niguha umugisha. Turi kuri Nzaramya TV 250, ngusaba gukora subscribe, ngusaba gukora share, ngusaba gukora like, ngusaba gukora comment, ikiruta byose ariko kandi nanagusaba gukora ibyiza ugifite uburyo. Akira neza ijambo ry'Imana, va mu byaha. Uyu munsi wagarukira Uwiteka, uyu munsi wakirinda. Bintu birafunguye ni byose ejo mbisubiyemo. Bintu birafunguye, abantu bose n'abakobwa afite ubukwe bwacu muzaga bagiye kubukora bikunde rwose, ariko kandi buke ko nyuma yabyo hari imiheto, hari imyambi, hari amacumu, kandi hari ikiruhuko cy'igihe kirekire. Ikiruta byose rero gukora ibyiza ugifite uburyo. Reka dusenge kandi mbashimira kubana nanjye muri iri jambo ndetse no kurikurikira no kuryumva. Imana ibamugisha kandi barengere. Dusenge. Data wa twese turongeye turagushimiye, ugeze no kunesherezwa, duhe imitima mise nk'ari muri Kristo Yesu, maze ushoboze uyu muntu kandi umurengere n'imbaraga zo gukora ibyiza gifite uburyo. Ngiye gutegereza ejo hazaza, ahubwo ibyo akora nabikora uyu munsi, kuko atazi ko imyaka n'ibihe bizagenda. Nuko murinda akaga n'amakuba, mushoboze kandi umurwanirire. Musabiye uburinzi, musabiye ubudahangarwa, musabiye gukomera, musabiye kubaho, musabiye amafuta, musabiye igitinyiro, musabiye kugirirwa neza, kandi musabiye agakiza gazima kandi gafatika. Mwami nuko niyongera ganze mutima umwuka yerekane, maze umutima urarindwe kandi uratabarwe. N'ikiruta byose bibe kure, kuko igitangaza kandi ukabura imbaraga. Kora imirimo n'ibitangaza, bitamure kandi yerekane. Soza kwera no gutungana, maze kugirirwa neza no kurengerwa n'Umwami, bigaragare kandi biganze. Bireshe cyubahiro mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Turashoje, mbasabe umugisha w'Imana. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Nshimiye by'umwihariko abantu bampamagaye, abanyandikiye, kandi nawe niba ushaka kumenya icyo Umwuka gutekereza n'icyo kuvugaho, gashaka gusenga no kwinginga Uwiteka ku cyakunaniye, ukaba ufite icyakunaniye, nda nimba ari ukubeshyera, nimba ari gusambana, ukaba ushaka izo mbaraga zo kubinisha no kwakira Umwami, kandi wampamagara kuri telefone, wansangaho nakurangira wampamagaye, wananyandikira kuri WhatsApp, ko iyo nimero ngiye kugwiba kuri WhatsApp nayo nkoresha no guhamagarwa. Imana yakurengera kandi yagutabara. Ni 0787 90 61 10, 0787 90 61 10. Ni Nzaramya TV 250. Ngushimira kandi mwibutsa gukora subscribe, kandi urusho no kubisharinga abandi. Namwene so mbambi umuturanyi nawe mushishikarize kureba ijambo no kuryumva, kandi nundi wese urabukoze umurimo w'Imana, kandi urabona ukoze ibyiza ugifite uburyo. Imana yagushoboza kandi irakurengera. Urakaramura akabyara abasore n'abakobwa. Imana iguha umugisha, gukingurira imiryango, kandi umurimo wose werekeje amaboko Uwiteka aho umugisha. Akira gukomera no kubaho, urindwe kandi urame mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndabakunda. Shalom, 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 shalom.